turasuhuje inshuti zacu za gusenga everyday. Nkuko mubona turi kumwe n'abashitsi bacu, reka abashitsi bacu batwibwire, kaduhere iburyo bwanje. Ni Pasteur Mpazibirego Pierre. Njyewe ni Kabogo Rukundo Emmanuel. Murakoze cyane, Imana y'umwijuru umugisha. Uyu munsi tugiye gukomerezaho icigisho cy'ibya Yohana. Tugeze ku itorero rya Philadelphia na Laodikia. Abantu batarakora subscribe cyangwa sabone, mukore subscribe, mukore sabone, mukore comment, mukore sharing, mubigeze no kubandi. Imana y'umwijuru umugisha. Pastor turakwakiriye ukomerezeho. Murakoze. Turasaba mwene data abanza senge abona dusomere. Mwami Yesu, turagushimye kuko waduhamagaye mu gihe nk'iki kandi ukaduhamagarira gukora umurimo wawe. Niwe wasize inshingano nk'izi turimo zo kuvuga ubutumwa duhereye aho turi ariko kugera ku mpera y'isi. Niyo mpamvu dusengeye umwigisha wawe ugiye gutanga ijambo ryawe kugira ngo ribashe guhembura benshi no gutuma benshi basobanukirwa no gutuma bakomerera mu buntu bwawe. Rero muri iki gikorwa uyu dushyigikiye rwose ivuga butumwa rikorwa neza kandi tuba tuzabona ingororano kuko tuba twakoranye nawe. Biduhamagaye turabo gukorana nawe biguhesha icyubahiro. Niyo mpamvu tukwinyize kugira ngo ijambo ryawe ryubake twebwe, ryubake abazaryumva kandi rizahembura imitima ya benshi ubw'izina ryawe ryera Kristo Yesu. Amen. Amen. Wari tugeze ku musozo w'itorero ry'Isarudi, twagaragaje agaciro mu ibuye ry'agaciro. Agiye kudusomera noneho ibyahishuye 3 umurongo wa 7 kugeza 13. Adusomere ibyahishuwe 3 umurongo wa 20 kugeza 22 twumva uko avuga. Iyo umuntu asoma ijambo ry'Imana abantu baba basenga kugira ngo bahishurirwe n'umwigisha. Kuriya niyo mpamvu mbere yo gusoma umuntu atekereza ku mpamvu yo gusoma. Murakoze. Hanyuma ibyahishuwe 3 umurongo wa 7 niho duheraho. Umutwe w'amagambo uravuga ngo urwandiko rwandikiwe ab'i Philadelphia. Wandikire marayika w'itorero ry'i Philadelphia uti: uwera kandi ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga kandi ukinga ntihagire ukingura. Aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye kandi ntawubasha kurukinga, kuko ufite imbaraga nke nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. Dore nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani biyita abayuda, nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze, kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye. Nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi. Umurongo wa 11, ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi ntazasohoka ukundi. Nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye n'iry'ururembo rw'Imana yanjye, ari rwo Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru iturutse ku Mana yanjye, kandi nzamwandikaho izina ryanjye rishya. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Amen. 20. Hanyuma dusimike tujye ku murongo wa 20. Umutwe w'amagambo uravuga ngo urwandiko rwandikiwe ab'i Laodikia. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye
nanesheje nkicarana na data ku ntebe ye. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Amen. Amen. Twasoje tugeze ku itorero ry'Isarudi, twari tumaze kwerekana ishusho yaryo, ukuntu abisirayeli bagiranye amacakubiri biturutse kuri Yakobo waguranye umurage w'ubupfura wari waragenewe Rubeni akawuha Yosefu, bikazana amakimbirane hagati y'urubyaro rwe. Akabura imbabazi zo kubabarira Rubeni ngo kuko yegereye biruha bakaryamana. Umurage ntiyawugurana ngo awuhe Simiyoni, ahubwo awuha Yosefu, bizana amakimbirane. Nababwiye ko ishusho y'itorero ry'Isarudi yaje kwangirizwa icya kabiri na Salomo warongoye abagore 1000, akikubira umutungo w'igihugu cyose cya Isirayeli. Abandi 1000 bafite abakozi barya badakora batinjiza, ariko barya, bitera igihombo gikomeye. Nizo mpamvu imiryango 10 yahisemo kwigaragambya, yitandukanya n'umuhungu we Rehobowamu, bajyana na Yerobowamu baja mu majaruguru ayo bitwa Isirayeli y'amajaruguru, yaje kugira umurwa mukuru cyicare Samariya. Iyo shusho rero yagaragazaga Isarudi twabiganiriyeho, ariko noneho tuza kuyerekana muri Protestantisme mu gihe abakoze amavugurura. Mu gihe cy'itoro ry'i Roma ryarigize akabarore mu mihango y'itorero, abantu bahumekewemo n'umwuka w'Imana bagerageza kuzana amavugurura, beretswe bahishuriwe. Twavuze ko harimo Martin Luther na Calvin na Zwingli na Guillaume Farel. Abo bose ni abantu bari mu idini ry'abagatolika, noneho bagashaka kuzana amavugurura barahindura. Ubwo noneho rero tugeze ku itoro ry'i Philadelphia. Ahangaha turebye uko itorero ryaje gutangira mu gihe cy'abamisiyoneri, ryari rigiye gusohoza ukuri kwari kugaragara mu itorero rya Nehemiya. Abisirayeli bamaze kujanwa mu bunyage, habaye kujanwa bwa kabiri muri Isirayeli y'amajepfo ariyo bitaga Ubuyuda. Abayuda bajanwa i Babuloni hari muri 586. Bageze none mu gihugu cy'i Babuloni bamara imyaka 70 nk'uko ubuhanuzi bwari bwaranyuze mu kanwa k'ubuhanuzi Yeremiya. Barababara, ariko igihe cyo gutahuka Imana isiga amavuta umwami wari umaze gufata ubutegetsi bitwa Kuro. Mwene data naturebereye Yesaya 45 umurongo wa 1 kugeza kwa 5, uko Imana yafashe Kuro ikamwambika imbaraga, ikamusiga amavuta, ikamuneshereza amahanga. Twumve aho bikomoka. Yesaya 45 umurongo wa 1 kugeza kwa 5. Yesaya 45 umurongo wa 1 tugere kwa 5. Umutwe w'amagambo aravuga ngo ibyakuro n'iby'abiseri uko bazagaruka. Ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro uwo yimikishije amavuta ati, niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi n'amarembo ntazugarirwa. Nzakujya imbere ahataringaniye haringanize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye n'ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari jye Uwiteka Imana ya Isirayeli. Amen. Amen. Kuro uwo yimikishije amavuta, abantu bashobora kubyibaza batese Imana ishobora gufata umunyamahanga ikamusiga amavuta. Imana iri muri gahunda yo gusoza umurimo wayo, irabishoboye, ikoresha ibishaka. Imana iri mu gahunda yo kubaka itorero ryayo, ibikora uko ishaka kuko ni itegeka byose. Baba abakristo n'ab'Imana, baba pagani n'ab'Imana, icisha inzira rero aho abantu b'Imana batabasha kuzinyuza. Kuro yari umunyamahanga, ntabwo yari umwisirayeli. Abisirayeli bagomeye Uwiteka. Bamaze kugomera Uwiteka, ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ifata umugaragu wayo Nebukadineza, uko kujanwa i Babuloni mu bunyage wari umuteguro w'Uwiteka kugira ngo Imana ishire ku murongo ubwoko bwayo.
ntabwo kwari ukubaga kuko Imana icaho ikunda. Ariko muri Zakariya igice cya mbere ku murongo wa 12 Nebukadineza amaze kubigabiza, ijambo ry'Imana riravuga ngo abababaza cyane, bituma Imana yongera kwibuka isezerano kwizarengera ubwoko bwayo. Iravuga ngo Nebukadineza narabukugabije koko ngira ngo uzabababaze buhoro, ariko urishungerezwa ubashiraho igitugu ubababaza cyane. Izo mpamvu igihe kirageze kugira ngo nkuru ubwoko bwanje mu mahanga, mbagarure i Yerusalemu. Ngiye kwambika imbaraga ukurusha imbaraga, ngiye gusiga amavuta Kuro yari umuperesi, bari bamaze guhirika ubwami bw'abakarudaya bw'i Babuloni. Ubwo bari amoko abiri, abamedi n'abaperesi, bari bamaze guhirika ubwami bw'intare. Noneho haza ubwami bw'idubu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iryo dubu ryari rifashe imikaka 3 mu kanwa kayo, ryagiraga urubavu rumwe rwegutse urundi rumanutse. Byagaragara ko ari amoko abiri yombi yarwanyaga abakarudaya, yatanganyaga imbaraga. Kuro rero Imana imusiga amavuta, ikenyuruza amahanga kugira ngo akure ubwoko bwayo i Babuloni baze bakorera Uwiteka. Yubasha ijambo ry'Imana, yubaha umuhamagaro, araza arabarekura, atanga itangazo aravuga ngo abantu bashaka kujya gukorera Imana yabo, bashaka kujya gukorera ku gicaniro cy'Imana yabo. Icyo Kuro yahangaga amaso ni igicaniro cy'Uwiteka, kuko Yerusalemu hari harashenyutse, harahindutse amatongo. Abantu bagira umurava gutahuka. Abatahutse mbere ni Zorobabeli, hakurikiraho Ezira, hakurikiraho Nehemiya. Itorero rero ry'i Filadelfiya rishushanya itorero rya Nehemiya. Mu isezerano risha rikaza kuzasohoza ukuri kwaryo mu itorero ry'abamisiyoneri, ubwo ya myaka 1260 yari maze gucura igihe, nibwo noneho ikizira kinyagisha cari ku gicaniro n'izo ngabo byabashiye gusiribangwa. Noneho itorero ry'abamisiyoneri riravuka, ryamamaza ubutumwa bwiza, rifite urukundo. Mu izina Filadelfiya bisobanura ngo urukundo rwa kivandimwe. Ntabwo abakoraga mu itorero ry'Isarudi bakundanaga, ariko Imana iravuga ngo mu itorero ry'i Filadelfiya abantu bagiye gutangira urukundo rwa kivandimwe. Abamisiyoneri baza bafite umurava, batangira ishusho y'itorero rizima ry'Imana. Harimo abantu b'ingenzi bazanye ubutumwa bwiza muri Afurika, hari ba Livingstone, hari ba William Carey, hari ba Robert Moffat, hari ba Robert Morrison. Abo bose binjira mu murimo w'Imana, bazana ubutumwa bwiza muri Aziya, abandi babuzana muri Afurika. Nibwo mwumvise ngo habaye ububyutse bw'aba Methodiste buzanywe n'uwitwa John Wesley, atangiza ububyutse, abantu basubira ku ijambo ry'Imana, abantu barasenga. None aba Methodiste baratangira, haza noneho ibindi byiciro bivuga ubutumwa bwiza. Hari uwitwa William Miller, hari uwitwa Ellen White, hari uwitwa Branham William Mario, hari uwitwa Joseph Smith. Abo bose batangira ubutumwa bwiza bw'1790 kugeza 1900, bazanye ubutumwa bwiza bw'ububyutse bw'urukundo, kugira ngo noneho bagaruke ku ijambo ry'Imana. Narizo mpamvu Imana yabwiye i Filadelfiya ngo nzakugira inkingi mu rusengero rwanje, bisobanura ngo nzaguha ubuturo bw'iteka ryose. Imana yacu dusange, kuko yageze ubwo imusezeranira izina risha, ko abantu nibagera mu bwami bw'Imana batazongera kwitwa amazina ya base. Uwitwa ruca mu bicika, uwitwa Tubanambazi ntazongera kwitwa Tubanambazi, azambikwa izina ry'Iyowabyawe bwa kabiri, wahindutse icaremwe gisha, niryo torero ry'i Filadelfiya. Ubwo noneho rero itorero ry'abamisiyoneri ni Filadelfiya. Abantu bose bagize ububyutse riza gusora mu itorero ry'i Laodikiya. Tugiye kuvugaho muri make. Itorero ry'i Laodikiya rishushanya noneho itorero rya Nehemiya ryari rivuye mu itorero rya Nehemiya ryinjira mu itorero ry'abafarisayo. Abafarisayo yari imitwe yari ivuye mu idini ry'Abayuda.
Yesu Kristo yasanze hari amadini atandukanye kandi bose ari amashami y'itorero ry'abayuda. Hari abafarisayo, hari abasadukayo, hari abanditsi, hari abaeseniya, ndetse hari n'abasadukayo. Abo bose bari mu madini ariko batavugaga rumwe, ariko bari mu idini rimwe rya Kiyahudi. Itorero ry'abafarisayo rero niryo ryaje kuva mu itorero ry'Laodikiya. Ntabwo ukonje kandi ntabwo ushushe. Ubwo udakonje kandi ntushuhe ukaba urakazuyaza, ngiye kukuruka. Ni itorero ryagize umurava mu gukurikira ijambo ry'Imana, ariko noneho bagira iterambere ryo gukurikira iby'isi. Uyu munsi baryita ekimenisime. Ni abantu bagira umurava gukorera Imana, bagasenga cyane, ariko bakanga gusigara mu iterambere. Yes. Ubu bisi itorero ry'Laodikiya, itorero ridashushe kandi ntirikonje. Ubundi Imana irutse kiba carabaye kibi kuruta igikonje kandi ntigishuha. Iyo uhitamo gukiranirwa ukabisohoza, cyangwa ugahitamo gukiranuka ukabisohoza, ariko ntufatanye byombi ngo ubure na kimwe usohoza. Narizo mpamvu ijambo ry'Imana bavuga ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu uri ryanje akugurura, ndinjiriwe dusangire. Itorero ry'Laodikiya rero ryagize akaga gakomeye ko ryakunze iterambere cyane, rikagira umurava mu iterambere. Iterambere ntabwo ari ribi, ariko ukibuka aho Imana yagukuye, ukibuka ko Imana ari yo nkuru ku iterambere, ukibara ko Imana ari itanga iterambere, ariko ntutegekeshe iby'Imana iterambere. Niko kaga itorero ry'Laodikiya ryahuye nacyo. Laodikiya bishushanya mu kigihe cy'urubanza. Igisigaye noneho rigiye gucirwaho iteka, jijema. Kuko twavuze ku itorero rya Efeso risobanura kureka, itorero ry'Isimuruna risobanura ngo ishangi, itorero ry'Iporogamu ryasobanuraga akadubi, itorero noneho ry'Ituwatere ryasobanuraga ngo itorero ry'agasuzuguro, itorero rishingiye ku mihango, umukobwa ushinze ijosi, isarudi nibuye ry'agaciro. Abantu baguye mu kwihimbaza. Ifiladelifiya bagaruka ku ijambo ry'Imana noneho, bagira urukundo rwa kivandimwe. Laodikiya rero bakunze iterambere, bakunze amafaranga cyane. Amafaranga arategeka, amafaranga ni bezi yo tuyategetse. Na Paulo yabivuzeho muri Timoteyo ya mbere ibice 5 hariya ku bice 6 umurongo wa 6, aravuga ngo kubaha Uwiteka iyo bifatanije no kugira umutima unyuzwe nibwo bigira inyungu nyinshi. Ntaco twavanye mu isi kandi nta nico tuzayikuramo. Ni ukuvuga ngo Laodikiya yishwe no gukunda byombi, ikananirwa guhitamo. Bagira noneho babakazuyaza, babura uruhande rukonje, babura n'uruhande rubira. Imana rero ngiye kubaruka. Ubundi Imana igiye kuruka ni ikintu kishaririye, ariko Imana idufashe. Yesu yaburiye abafarisayo, aravuga ngo ubu bwoko bumpimbaje iminwa yabo, ariko imitima yabo ikamba kure. Barasengaga cyane, bakoraga iby'Imana, bakuzuza imihango, ariko mu mitima yabo Imana yakwitegereza igasanga koko bakunda Imana, ariko babindyarya. Bagakunda Imana mu kanwa gusa bakayivuga. Muri Matayo 15 umurongo wa 8 haravuga ngo ubwoko bwanje bumpimbarisha iminwa, ariko imitima yabo ikamba kure. Bansengera ubusa kuko inyigisho z'abari amategeko y'abantu nuko barindyarya. Narizo mpamvu Yesu yabaciyeho umugani aravuga muri Matayo 23 umurongo wa 13 ngo mw'abafarisayo mwe mwandyarya mwe, mwugarira ubwami bw'Imana, namwe ubwanyu ntimubwinjiremo, n'abari guhatana kugira ngo babwinjiremo mukabazitira kubw'uburyarya. Ibyo bakoraga ntabwo byahanaga n'ibyo bavugaga. Bavugaga ibyiza imbere y'Imana, bakaririmba, bakiyeza, ariko imitima yabo Uwiteka yaje kureba agasanga iri kureye. Ayo magambo Yesaya yari yarahanuye mu gice cya 1 umurongo wa 12, atese Abisirayeli iyo muza kunshengerera nindi bababwiye ngo muze mundibatira urugo. Ibitambo byanyu n'amateraniro ndabirambiwe kuko ibiganza byanyu byuzuye amaraso. Nuko bakoraga ibitavuye ku mutima, bayikoresha amagambo ariko batabikora ntibabishire mu bikorwa. Itorero ry'Laodikiya rero rira kazuyazi, ntirikonje kandi ntabwo ribira.
ubwo ribuze byombi rero imbuzi ni ukuvuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, uwihanye akaza ndinjiriwe dusangire, uwo niwe noneho uzanesha ntuzambikwa ikamba ry'ubugingo. Amagambo aheruka mwene data yadusubiramo kuva kuri 21 gatatu 21 umuko avuga Byahishuwe 3:21 ego haranditse ngo unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye n'ubwami y'ubwami nkuko nanjye nanesheje nkicarana na data ku ntebe ye. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Amen. Terebye ni ukuvuga ko igicucu cyaryo cyari abafarisayo, ariko none ukuri gusohoreye mu itorero mpuzamatorero, aho abantu bakunda iterambere bakirengagiza iby'Imana, aho abantu bashakisha ubutunzi bwose mu nzira zo gukiranirwa bakibagirwa gukiranukira Imana. Ariko ijambo ry'Imana rirahumurije ngo unesha wese niwe uzicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami. Ni ijambo rivuye muri Yesu Kristo, nkuko nanjye ndaneshe nkicarana na data ku ntebe ye. Ni ukuvuga ngo ijuru ni intebe y'Uwiteka, isi nayo ni intebe y'ibirenge bye. Abazanesha bose bazicarana na data ku ntebe ye bicaye mu ijuru. Abenshi baje babyibazaho ngo mbese ijuru riri hejuru cyangwa riri hasi, ariko ijuru ni intebe y'Uwiteka, none isi ikaba intebe y'ibirenge bye. Abazanesha bose bazicarana nawe, uzanesha wese azicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami. Ni babandi barinze gukiranuka, ni babandi barinze kwizera, ni babandi batagushijwe n'ingengabihe cyangwa ngo bagushwe n'ingwiririzi z'isi. Ni babandi banesheje iby'isi, nibo bazicarana na data ku ntebe ye. Noneho azaba ari mu ijuru nk'uko ijambo ry'Imana rivuye ngo na Yerusalemu izamanuka iva mu ijuru. Niho ijambo ry'Imana rizasohora ngo Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo, urupfu ntiruzongera kubaho ukundi, nta kurira, nta kuganya, nta gutaka, kuko imibabaro yose y'isi izabishize. Itorero ry'Laodikiya rero turarisengera kugira ngo rive mu kazu yazo, rije mu bushuhe n'icyo Imana yishimira, cyangwa se rije mu bukonje rikorane na Satani bigire inzira. Ariko gufata byombi birabayobeye, bari guhuzagurika, bariho barashobewe, babuze icyerekezo kuko batahisemo inzira imwe. Ariko icyo Imana idushaka no kugira ngo duhitemo, niba twarakiriye agakiza dukorera Imana by'ukuri, niba kandi twaranze agakiza mu gihe cyo kurimbuka kirageze. Ariko nta wakwifuriza bitorero ko barimbuka, inzira y'agakiza irahari kandi igihe cyahari. Uwiteka aracyategereje. Ku ijambo ry'Imana ravuga ngo ntabwo Imana itinze isezerano ryayo kuko abantu bamwe batekereza kuri itinze, ahubwo idutegereza yihanganye idashaka ko hagira n'umwe warimbuka. Imana ishaka ko abantu bose bakizwa, ntabwo yatinze isezerano ryayo, ahubwo irihangana kugira ngo n'abandi batari bitegura babyumve, bumve ijwi ryayo, bahindukire maze ibakize. Imana yacu isage buri wese kugira ngo utarahinduka yumve iryo jwi, kugira ngo impanda nivuga twese tuzateranira hamwe kumusanganira agarutse mu bwiza bwe, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu. Amen. Pastor urakoze, turagushimiye cyane. Abadumwe dukurikirana kuri iki gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana. Igitabo cy'Ibyahishuriwe twavuze yuko gifite ifunguzo 5. Igitabo cy'Ibyahishuriwe gifite urufunguzo rwa mbere rwita urufunguzo rw'itorero, rwa kabiri rwita urufunguzo rw'intambara, urufunguzo rwa gatatu bagwita rw'ubutegetsi bukomeye, urufunguzo rwa kane bagwita urufunguzo rwa maraya n'irimbuka rya Babuloni, urufunguzo rwa gatanu bagwita urufunguzo rwa Kristo. Uyu munsi rero turasoje urufunguzo rwa mbere rw'itorero. Ubutaha tugiye kuzafatiraho urufunguruzo rw'intambara. Imana yo mwijuru ahumugisha cyane. Turabashimiye Pastor, turagushimiye na Rukundo, turagushimiye n'umukameraman, turabashimiye. Imana yo mwijuru ibahumugisha n'abantu benshi muteze amatwi, turabashimiye mwese mukomeza muradukurikirana. Turabashimiye, Imana yo mwijuru ahumugisha. Amen. Amen. Minoti ngahe?